kuko uko igihe nicyo nabonye uko ugenda umara imyaka utararongora niko ugenda ugira ingeso zo kwibana. Ni ukuri uko ugenda uba wenyine udevelopa ingeso zo kwibana, ukumva uzi kutondeka ibintu byawe, uzawushyira amasogisi yawe, inkweto zawe, niba uzinaga hasi, niba ugira gute biba ari ibyawe. Yego. None ugize gutya hinjiye mu ndi muntu ararati biriya bikweto muri kino cyumba ntibizajya muti ujute uteye uturu bihari. Buriya assumption imwe itari yo nyamara twubakiraho. Yego. Nuko ubwo Irene yameze ubwanwa. Yego. Na Marieti akaba yameze amabere n'umusatsi mwinshi mwiza azi no buriya ni umukobwa witeguye kuba umugore n'uriya muhungu yiteguye kuba umugabo. Nta iriyo ni false assumption. Uriya muhungu uretse kuba yarakuriye mu rugo ntabwo yigeze na rimwe bya etike mujya kwiga za Hegel na za Kant na za biriya ntacyo bizamarira umwana w'umunyarwanda. Ni mumwigisha ibintu bijyanye no kubaka urugo, mumwigishe gukunda igihugu, mumwigishe kwiyubaka. Iyo ni etike giye numva na etike pratique ku buryo natanabona akazi ariko byibuze societe ntayigore cyane. Ndaho ibintu buragenda bakatuzana ibintu by'ibifilosofi, bakazana abantu bize mu gipadiri ngo bazi ngo bya etike bya Kant bya Hegel bya iki. Hasi ibyo bintu by'ibifilosofi by'abanyamahanga muri nta kintu bizabamarira. Ndagushimiye kuba ubashije kuza ahangaha ni kuri Patrick the Motivator. Tuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidufasha kwiga ndetse no guhugukirwa byinshi bigiye bitandukanye muri ubu buzima. Tugutera courage niba uri mu kazi, twaducourage ukeneye two kugira ngo ukomeze ukore nibyo ngibyo dukora. Uyu munsi video ugiye kubona niyo twabageneye. Ndagushimiye cyane kuba kandi wabashije kuhagera, ugenda kandi subscribe rikangure ko banze urebe ino video ubundi turaza guhura mu nyuma. Ibyo uvuze ikintu cyiza urumva. Erega hari ikintu tugomba kumva. Hari muri recherche mu bushakashatsi. Ikinyarwanda ntabwo burya kidufasha cyane. Ari ibintu bita assumption. Ni ibintu ufata nk'ibihari. Assumption ni ibintu ufata nk'ibihari ariko donc ukavuga uti ndakora assumption yuko ibi bihari. Buriya assumption imwe itari yo nyamara twubakiraho. Yego. Nuko ubwo Irene yameze ubwanwa. Yego. Na Marieti akaba yameze amabere n'umusatsi mwinshi mwiza azi no buriya ni umukobwa witeguye kuba umugore n'uriya muhungu yiteguye kuba umugabo. Nta iriyo ni false assumption. Uriya muhungu uretse kuba yarakuriye mu rugo ntabwo yigeze na rimwe yubaka urugo. Yego. Nta nubwo yigeze yubakana na Jani wenda bashakanye, kuko niyo yaba yarigeze no gushakana n'undi si Jani babaye. Ninde wamwigishije uburyo ubana n'umuntu? Kuko uko igihe nicyo nabonye uko ugenda umara imyaka utararongora niko ugenda ugira ingeso zo kwibana. Ni ukuri uko ugenda uba wenyine udevelopa ingeso zo kwibana, ukumva uzi kutondeka ibintu byawe, uzawushyira amasogisi yawe, inkweto zawe, niba uzinaga hasi, niba ugira gute biba ari ibyawe. Yego. None ugize gutya hinjiye mu ndi muntu ararati biriya bikweto muri kino cyumba ntibizajya muti ujute uteye uturutse. Yego. Kubera iki umaze imyaka warafashe akamenyero ko kwibana. Kuzasohoka muri ako kamenyero ninde uzabigutoza? Kuko hari ibintu byinshi abantu bagenda bakibeshya. Wari umenyereye kwicungira amafaranga yawe, ugasohoka nimugoroba ukajyana n'abajyama mukirira brochette mukanywa byeri niba muzinywa. Niyo batanywa na brochette reka mfatire ku barokore, kuko ubwo abarokore bamwe bazanyiha bati pastor abavuga ngo abanywa inzoga ukagira ngo sindi mu bazimu, sindi no mu bazigisha, ariko hari abazimu. Yego. Nawe ndimo kubwira. Ariko hari n'abarokore bajya gusenga. Wowe wari umenyereye yuko wigira gusenga nimugoroba, warangiza ukigira mu bajene mukaryayo ugataha, wamara no kurongora ukaguma mu bajyamo. Umugore yakubwira atari koze kwantaye mu rugo, uba wigendeye buri gihe utari koze urashaka kunca ku nshuti zanjye. Kandi n'abakobwa barabikora. Yego. Ukumva ngo rwahiye. Kuki rwahiye? Uyu muhungu ntawe wigeze amubwira ngo iyo umaze kurongora uhindura status. Ntabwo ukiri umuhungu uba uri umugabo. Uva mu bajyama ujye mu rugo.
nawe mademoiselle ntukiri mademoiselle uri madame uva muri baba friends ujye mu rugo mutangire mwige kwicarana kuko reka burya n'abahungu benshi nawe ugeze abigisha kwicarana n'umukobwa umwe ngo bicare mu rugo mwicare muri salo muri babiri mwenyine igihe njya mbibona ukabona umuntu aricaye n'igitelefone umugore ari ku gitelefone umugabo ari ku gitelefone gaza abo bantu ubuzi ibintu nanjye ndimo kwihana kwicara muri salo na madamu ufite telefone mu ntoki ubu ngubu rwose uyu mwaka wa 2025 hari ibyemezo bishya nafatiye telefone igomba kuva hagati yanjye na madamu umwe abari kuri TikTok mbivuze ari kuri za Instagram ubwo mbivuze ku karubanda kuko hari ibintu tugomba kwimenyereza we wicaranye n'umugore wawe uri kuri TikTok irakubakira urugo ubundi ari kuri WhatsApp uwo mu WhatsAppinga si umugabo wawe si umugore wawe wakwicaye ukabanza ukavugana n'umugore wawe ukavugana n'umugabo wawe mugahuza urugwiro mugasabana uraryo uri kuri telefone rimwe na rimwe kanyigaca iruhande kubera ko urimo urareba ibintu harikoze ko tureba urimo gucisha uruhande ati hari ibintu narebaga urareba ibiki wariye ibiryo bikagera mu nda urumva rero hari ibintu byinshi ninde uzigisha abantu ibyo ngibyo icyakora hari ikintu ndimo gushima muri no minsi ndimo kubona mu matorero ubu havutse kura y'ibiterane by'abubatsi ngo n'imiryango y'abagabo n'iy'abagore n'iy'urubyiruko ndetse mu matorero amwe namusanga naho turimo gushyiramo imbaraga ariko byari bikwiye ko no mu mashuri kuva muri primaire akana kagifite imyaka 6 tangira kuvuga ati umuntu uvuka akambara ipantaro uretse ko n'abagore basigaye bambaye amapantaro uvuze gutyo ashobora kuvuga atashobora kuba umugabo cyangwa umugore ariko bavuga ati umuntu niba uri agahungu ubwo nukuri uzabiki ashobora kuvuga ati nzaba umugore ukamubwira utoya ntabwo uzaba umugore ubwo wavutse uri umuhungu uzaba umugabo umugabo umunyamugabo umwe ugatangira kugatoza mu mutwe wako gushyiramo ikintu cyuko azaba umugabo nyamugabo yego ukabimwigisha muri primaire muri secondaire ubwo atangiye no kugera handi atangiye gutekereza ibyo gukundana ukamwigisha ko atagomba gukinisha imitima y'abakobwa ariko ukamwigisha uburyo agira communication yubaka n'abakobwa cyangwa n'abahungu muri université same hari kuru bajyaga bigisha muri université ngo ya ethique nayo nahise ibintu biracyabayora ibintu bigaga ngo bya ethique abantu yego bitewe na kaminuza yari na faculté yariyo yari obligatoire ngo abantu bagomba kwiga ethique ibintu bya ethique mujya kwiga za Hegel na za Kant na zaki bira ntacyo bizamarira umwana w'umunyarwanda ni mu mwigisha ibintu bijyanye no kubaka urugo mu mwigishe gukunda igihugu mu mwigishe kwiyubaka iyo ni ethique giye numva na ethique pratique kuryo natanabona akazi ariko byibuze societe ntayigore cyane ndaho ibintu buragenda bakatuzana ibintu by'ibifilosofi bakazana abantu bize mu gipadiri ngo bazi ngo bya ethique bya Kant bya iki bya Hegel bya iki hasi ibyo bintu by'ibifilosofi by'abanyamahanga muri nta kintu bizabamarira ntibagira ingano barabimbwira nanjye ndabiryoherwa kuko burya kunkunda oya utandukanye ibintu bibiri kunkunda no kuryoherwa ntawe mbisaba utanabimbwiye ntacyo byampinduraho nta nubwo byambuza kuguha serivisi niyo waba warambwiye ko nanyanga Salomo nabikubwira ubwo we byihorera ibyo ntabwo turi bubijyemo uzagenda ukoreshe aya nta muntu save ugana ko ngo oya abanyarwanda bo barakubwira ngo umuntu aguhisha ko kwanga nawe ukamuhisha kubiza byo nta mpamvu yo kubiganiraho yego sirike icyo twe kukigira ikiganiro ngiye niyo wanabimbwira ntacyo byampindura kuko uwo nkorera yarambwiye ngo n'umwanzi wanjye ujye musabira umugisha unaje no kunsaba serivisi wenda warabwiye abantu uti buriya ntwane ndamwanga rwose serivisi nayiguha neza kuko sinyiguhera ko ari wowe ndayiguhera ko nicaye hariya kugira ngo ntange serivisi ndanayiguhera ko wahanshyize yansabye ko nzajya ntanga serivisi ntitaye ku byo umuntu ntekerezaho byoroshye gutyo ndagushimiye ngira ngo umaze kubona byinshi bigiye bitandukanye umaze kwiga niba umaze kwiga ugakarayike wagakanze nta kibazo icyo ngusaba rero kora sharing inshuti zawe nazo zibashe kumenya iki kintu cyangwa se zibashe kumenya Patrick Motivator
Patrick ni motivator nk'uko nabikubwiye, tubafasha guhugukirwa ndetse no kuba twabasha gukomera mu bintu bigiye bitandukanye cyangwa se no kugira courage muri ubu buzima, kuko mubizi ko ni ibintu biba bigoye cyane. Dushyigikirane rero, duterane imbaraga, ukora subscribe. Ndagushimiye cyane, naho ubutaha ubwo ngubwo ndakeka wize neza. Patrick the Motivator.